barigishijwe barabatijwe barya igaburo ryera bambaye birebire batega ibitambaro nk'uko kwa Joseline baba mu makorari bambara birebire bikwiza ariko bagendana imvune zo mu mitima kuca abantu baruhiye aho bagakwiriye kuruhukira. Imyenda bahagurukanye ngo bagenda unutawuni guhaha rekada mu butayu nta maketi zihaba ariko Yesu yababereye uburuhukiro abaha ibyo kurya abaha ibyo kwambara. Hanyuma Imana iravuga iti kandi ahantu mwabaga hari amashanyarazi ku manywa nzajya mbabera inkingi y'igicu. Iyi nkingi y'igicu ngo yari irimo akayaga kukura mu butayu murabizi habamo izuba ryinshi ngo ku manywa Kristo yababeraga umuyaga. No muruha barigishijwe bajya ku misozi gusenga bahuye n'abahanuzi ariko bahora n'imiruho kuko baba hafi yaho Yesu ari ariko ntibinjiye muri Yesu ngo bakire uburuhukiro. Ashimwe cyane. Duhereze Imana icyubahiro amaboko yacu tuyazamure nk'ibendera ryo kunesha. Haleluya. Imana ishimwe muri Kristo Yesu. Nitwa Joseline Mukatete ndi umukobwa ndi umukristo ku itorero rya Gatenga. Hanyuma ndanezerewe kuba imbere y'abera uyu munsi itariki nziza itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Turashima Imana yaduteguye kugira ngo uyu munsi Imana iduhe kuvuga nkuko yakavuze ihibereye. Nanjye nasenze ndabizi ko namwe mwadusengeye kugira ngo tuvuge nkuko Kristo yakavuze ahicaye. Haleluya. Hanyuma dushimiye Imana ibyo impano y'ubuzima iduhaye kubw'ubuntu bwayo muri Kristo. Dushimiye n'abayobozi b'itorero bakomeje gutanga umwanya kubwa Kristo kugira ngo ducuruze itaranto yacu. Abayobozi b'itorero Imana ibamugisha kandi ubwo mushyigikira icyo Kristo yaduhaye namwe arabashyigikiye. Nabo arabashyigikiye rwose. Hanyuma hari ijambo Yesu yampaye ko tuganira ndifuza ko turisoma tukaza kurivugaho nk'uko umwuka bishaka ko tubivuga hanyuma tugasenga. Igitabo cyo kubara igitabo cya Mose cyitwa kubara igice cya 21 umurongo turasoma duhereye ku murongo wa 4. Kubara 21 umurongo wa 4. Kubara 21 umurongo wa 4 kandi turashimira abigisha ba mbere batubanjirije. Ari igihe umuntu yigisha ukumva wamuha ibitekerezo kumva washyiramo ibindi ariko nahoze ntekereza ngo iyo aba bagabo umukwe mukuru yaza kumenya ahantu vino ari kunywa ahantu ivuye akamenya ko bivuye muri kandagira ukarabe hanze yari gukora agashya muri rya teraniro. Ariko ubuntu bwa Yesu bwahisha amateka. Imana ihimbazwe. Ubuntu bwa Yesu hari ibintu bwatwikiriye burabirangiza bihuriramo. 4:21 kubara haravuze ngo barahaguruka ku musozi Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu kari nta mitsima tuhaboneye akaba ari nta mazi kandi tubihuye n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira ati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Luka 23 ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 23 murongo wa 30
n'icyenda. Makumyabiri na gatatu Luka murongo wa 39. Luka 23 murongo wa 39 haravuze ngo umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati si wowe Kristo ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe, twebweho duhowe ukuri tukaba twituye ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Dusome kwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 2 murongo wa 20 n'ijambo abitorero bazi cyane. Kwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya cyangwa Abagalatiya igice cya 2 murongo wa 20. Hanyuma abacuranzi begereye inanga n'ingoma ndirimbira Imana, murabizi ko mbikunda. 2:20 Abagalatiya haravuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. Amen. Ku musozi witwa Gologota hicirwaga abagome, mwami Yesu niho bamujyanye kubera ibyaha byacu. Ku musozi witwa Gologota hicirwaga abagome, babicaga urupfu rw'ibivume, babicaga urupfu rw'ibivume, bamanitswe ku giti. Mwami Yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi, byatumye n'Imana imuzinukwa kubera ibyaha byacu. Uyu musaraba wikoreye ni umesha agakiza, nubwo abantu bose bakureka jyewe sinzawuvaho. Tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Wakoze byose ku musaraba, oh tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo Imana yampaye rivuga ngo kuki uruhiye aho wagakwiye kuruhukira. Kubera iki uruhiye? Kuki wuzuye umuruho kandi uri munsi cyangwa uri bugufi bw'ahantu wari ukwiriye kuruhukira? Twese amen. Twese haleluya. Umuntu aruhuka rya, umuntu aruhuka mu gihe yumva afite ikintu yikoreye gishobora kuba kigaragara n'amaso y'umubiri, ari umutwaro umuremereye yikoreye, cyangwa se arushye mu mutima. Hanyuma ntabwo ndibuze kuvuga imvune z'inyuma, ahubwo ndavuga imvune zo mu mutima abantu bagendana bibateye umuruho kandi baramenye Yesu uruhura. Haleluya. Bari munsi y'igiti Yesu yabambweho, kumureba gusa byonyine bigatuma umutima uruhuka. Kubera iki abantu baruhiye mu idini? Kuki abantu baruhiye mu matorero atandukanye bafite imvune mu mitima kandi barigishijwe, barabatijwe, barya igaburo ryera, bambaye
bagakwiriye kuruhukira. Twese amen. Hari ibyo Yesu yamishuriye bitumye abantu baruha, bagenda n'umuruho utaboneka. Hanyuma ndaza kubibabwira nk'uko umwuka yabimpaye. Tuze gusenga tubwire Yesu ngo Yesu duhe kuruhuka, Imana duhe kuruhuka. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4 yaranditse avuga ijambo rikomeye. Yaravuze ngo nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro bwayo ririho, ngo dutinya kugira ngo hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Uyu mwanditsi yavugaga Yesu kari we buruhukiro. Aravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, ngo nyamara ijambo bumvise ntibaryakiriye ngo ribagirire umumaro, ngo kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Ikibazo naho kiri. Ikibazo si inyigisho, ikibazo si ijambo ry'Imana, ikibazo si ubuhanuzi, ahubwo imitima yakira ubu buruhukiro n'irwaye ni imitima itizera. Murongo wa 3 aravuze ngo noneho twebwe ubwo twizeye kwinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho ibyo yavuze urya munsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye. Umuntu utizera ntashobora kwinjira muri Kristo, niwe buruhukiro. Kibazo abantu baturanye na Yesu ariko batari muri. Amen. Hallelujah. Torero muri kunyumva? Abantu benshi n'abaturanyi ba Kristo ariko ntibinjiye muri we, niyo mpamvu barushye. Bakunda kumuririmba. Umuntu umwe yatubwira ijambo rikomeye ejo bundi, aratubwira ngo abarokore ntibakibeshya ku mafaranga, ntibakibeshya ku biryo, ntibakibeshya ku myenda, ngo basigaye babeshyera mu ndirimbo. Bavuga ibintu badasa nabyo, baririmba ibintu badasa nabyo, basenga mu magambo badasa nayo, bagenda n'umuruha. Barigishijwe bajya ku misozi gusenga, bahuye n'abahanuzi ariko bahora n'imiruho kuko baba hafi yaho Yesu ari, ariko ntibinjiye muri Yesu ngo bakire uburuhukiro. Imana uyu munsi irashaka kuruhura abantu. Ntangajwe cyane n'ijambo Imana ivuze mu muhanuzi, birasa neza n'ibintu Imana yambwiye. Imana muyimera icyubahiro, niwe mukozi w'umuhanga wenyine. Bibiliya iravuze ngo Abisiraheli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Imana yababwiye amakuru yo kuva muri Egiputa bagera i Kanani, ibabwira ubwiza bw'igihugu bagiyemo. Bararirimba bati nukuri ibiti by'inzabibu tuzabiryaho, tuzanywa ku mazi y'amariba tutafukuye, tuzishima. Imana ibahisha amakuru yo hagati. Amakuru hagati rero abarokore benshi baraharuye. Ivuze ngo muzajya muri Amerika murishima, ariko urugendo rwo kugerayo ruragoye. Ivuze ngo uzabyara urabyina, ariko urugendo rwo kubigeramo ruravunanye. Icyo nkundira Imana, igira password yo hagati, umubare w'ibanga wo hagati, kuva muri Egiputa ujya i Kanani uzwi n'Imana yonyine. Ariko abagenzi naho baba ari abaswa. Yesaya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwa. Kandi abagenzi naho baba batazi kuvuga Icyongereza, batazi kuvuga Igifaransa, batazi kuvuga Igiswahili, naho baba ari abaswa. Ibasaye aravuga izitwiye babandi, babandi ni wowe, babandi ni nje, izitwiye babandi. Imana ibwira Yesaya iramubwira ngo kandi muri iyo nzira aho bazajya banyura bagasangamo intare, nzajya nzibakuriramo. Hari ibintu bitatureba bireba Imana. Hari ibintu bitatureba
bireba Imana. Nafashijwe, hari ibintu bitakureba bireba Imana n'isharije zayo. Ni ibintu yavuze ngo ibi nzabyikorera ubwanjye, sinzatuma izina ryanjye ritukwa, kuko wamaze kwakira uburuhukiro muri Kristo. Hari ibintu bitakureba, uri kuvunwa n'ubusa, wikoreye imitwaro itari iyawe, ariko Yesu yambwiye ngo nze mbabaze ngo ni kuki muruhiye aho mwagakwiriye kuruhukira. Reba imyaka umaze we, mbega we. Abantu bararushye. Benshi muri mwe murareba nk'abarushye. Ibi ntibanabyerekwa. Hari n'abantu baza gusenga i Nyarugenge atari kubera urukundo, ari umuruho. Biterwa n'icyiciro rero ugezemo cy'umuruho. Hari abaruha bajya Kanyarira, hari abaruha bajya Kizabonwa, hari abaruha muri Rusesimanza, hari abaruha bajya Samatare. None mwe murushye mujya he? Urushye ujya he? Yesu niwe buruhukiro. Yamene y'amaraso abanyabyaha, yaje gukiza abatakwikiza, yaje ngaruhura abahetamishijwe, amara inyota baguye umwuma. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Haleluya! Ariko umunsi umwe muzantumire nze ndirimbe gusa, nze ndirimbe nishaka mfe. Watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Ndumva imbara, ndumva kunesha, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Abaruhuwe na Yesu, haleluya! Yatubereye isabato nziza. Niwe sabato, isabato si umunsi. Bene wacu ntacyo dupfa, Yesu niwe sabato, niwe buruhukiro, niwe buruhukiro, niwe buruhukiro. Yaraturuhuye, yaraturuhuye umwami. None mpora mu mahoro, umutima ni muzima, hari kwica tumyashungura, akangiza sinyizi, nari mwisa y'ibyaha, haramfata arasayura, nari impumyi shimukomeye, none aramurikira. Abisiraheli bahaguruka muri Egiputa babyina bati Imana idukijije amaboko ya Farawo. Turishimye, turanezerewe, tuzihanganira urugendo rw'iminsi mike, ariko tugeraho tuzarya imizabibu tutarushye, tugeraho tuzanywa ku mariba y'amazi tutarushye, tugeraho tuzarya tukarya kawunga tukayihanga. Imana ibahisha amakuru yo hagati, irabihorera bati mukomeze mubyine, ibiri imbere ntimubizi. Abagenzi naho babarabaswa, sinzi impamvu iri jambo riri kuza cyane. Ngabo bambutse inyanja itukura, ngabo Imana ibagaburiye amanu, inkweto zabo ntizabasa. Nta n'umwe muri bo wigeze ajya guhaha inkweto mu isoko. Oya, n'uruhinja izo zahagurukanya muri Egiputa uko bakuraga ngo nazo zarakuraga.
amaboko y'Imana ni magari, amaboko y'Imana akuza n'inkweto. Haye wewe ibintu bidafite ubuzima Imana ikabikuza. Hereza Imana icyubahiro. Imyenda bahagurukanye ngo bagiye downtown guhaha rekada mu butayu nta market zihaba, ariko Yesu yababereye uburuhukiro, abaha ibyo kurya, abaha ibyo kwambara. Hanyuma Imana iravuga iti kandi ahantu mwabaga hari amashanyarazi, ku manywa nzajya mbabera inkingi y'igicu. Iyi nkingi y'igicu ngo yari irimo akayaga, kura mu butayu murabizi habamo izuba ryinshi, ngo ku manywa Kristo yababeraga umuyaga, kabwo nzakomeza mbabera uburuhukiro. Ka ventilateur hafi aho hafi, Kristo ngo akajya bahuhiramo. Mu butayu hari ukuntu Yesu ajya duhuhiramo, izuba ryakaze ukumva Yesu aguhuhiyemo, ukabona akaminerivare k'abana karabunya n'akayaga kavuye mu nkingi y'igicu ari we y'uburuhukiro. Abantu Imana yahuhiyemo munyikirize haleluya. Ko musa n'abantu Imana yahuhiyemo nijoro ngakababera inkingi y'umuriro, kandi aho iyo nkingi yahagararaga niho bahagararaga, aho yashakaga ko barara niho bararaga. Baragenda we. Imana ibakorera igikoni mu ijuru. Imana ifite cuisine, Imana ifite igikoni, ifite n'abamarayika bateka. Imana ifite igikoni, Imana ifite igikoni. Urimba buruba warayimanitse cyangwa gaze ukayifunga cyangwa kwiziniyeri, biterwa n'ikiciro cy'ubudehe. Burya igikoni cy'ijuru kitatanze se stock y'umuceri wa basmati wayibona. Ni ijuru riba ryohereje, kandi ryohereza uko umuntu ari. Ubu mu ijuru mwese bazi ibyiciro by'ubudehe mubayemo, barabizi ko kigoro utayishobora bohereza akabasumati. Akaze mwabaye mute? Ijuru rifite igikoni, kandi buri wese rimugaburira uko rishaka. Munyikirize amen. VIP haleluya. Ijuru rifite igikoni. Imana ibwira marayika ushinzwe igikoni, niko mbitegereje nka Joseline, iramubwira ngo abana banjye bajya barya mana. Kandi igitangaje cyama abakecuru n'abasaza, abana b'impinja bagejeje ku myaka yo kurya baryaga manu, n'abakecuru bakarya manu, ngo bose bakarya manu ntibarwara amibe. Ariko imirimo y'Imana, indyo Imana itanze iza yuzuye ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Bipfa kuba byatekewe mu ijuru. Suko bigenda bitiyugaburiye abana kawunga ukwezi kose, kuwa mbere kawunga, kuwa kabiri kawunga. Papa kutagura inyama, ihangane mwana wanjye, ijuru riracyari kubiteka. Imana iba yashizemo intungamubiri zose, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Ukabona barya kawunga na dodo, ukwezi kugashira, amezi abiri agashira. Bigenda bite? Ni marayika ushinzwe igikoni. Yirirwana na tantine mu gikoni, akambwira ngo bikore gutya, harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibirinda umubiri. Twese amen. Munyikirize n'abakunze haleluya. Abisiraheli Imana yishyiraho charge yo kubatunga. Iri jambo twasomye ngo bari bageze mu gihugu hafi y'umwami w'umunyakana, ngamenya amakuru yuko Abisiraheli Imana yabakoresheje ibikomeye. Harabanga Abisiraheli nzabicira mu nzira ntibazagerayo. Imana iravuga ngo nta muntu wica uwo ntishe, ntacyo uzabatwara wa mwami we. Ubwo n'ubwoko navuzeho ntacyo uzabatwara. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wa, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza n'ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera ayokwe, ayiwe n'ubwo uwo muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Nta muyaga uhari, nta muraba uhari, n'ukuri tuzasanga
ngo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro ururwo kanaza tugeza kanasatuye hayiwe mwishura amahoro ntabwo tuzongera iyi si irimo abagabo bavuga rikijya bavuga bikaba bategeka bigakomera harimo umugabo umwe w'igitangaza witwa Hitler ngo yabwiye umutima warabwa umutima wanjye ngiye kuyobora isi neza intambara y'isi yose kandi nzayisoza abantu mbarangije Imana iramubwira ngo oya ntushobora yatangije urugendo ntiyarurangiza ariko Yesu niwe watangije urugendo kandi azarusoza iyi si irimo abagore irimo abasore irimo abakobwa bavuga rikijya ariko urugendo rugira aho rurangirira ariko urwo Yesu yatangije nta nkomyi rurimo azarurangiza amahoro kandi ibyacu ntibizarangirira n'aha bizarangirira muri Kanani yo mu ijuru mwe kuruhiraho mwagakwiye kuruhukira torero nimwegereye Yesu ababera uburuhukiro uyu mwami ngaraganira ariganiriza aravuga ngo Abisiraheli ndabisha mbarangize batagezeyo Imana iramubwira ngo oya ntibikunda ngo barwana nawe iyo ntambara barayinesha hanyuma Imana irababwira ngo nimusubire inyuma gatoya hari ibintu bishaka gukora hari igihe Imana ibishaka ikagusubiza inyuma ho gatoya kandi abakomeje kugenda ntimugaseka Imana igaruye hari igihe mwazahura nawe ugaruka nawe agenda mwitonde cyane biterwa n'ibyo Imana ishaka gukora biterwa n'impamvu na projet y'urugendo rwayo ku muntu hari igihe mwazahura arimo aragenda nawe urimo uragaruka Imana ije kukwigisha ibindi utize bigenda gake byitwaramo buhoro munyikirize amen Abisirayeli ngo basubire inyuma ho gato ya minota ya Chantal okay ngo basubire inyuma ho gato biravuze ngo imitima yabo icogozwa n'urwo rugendo imitima yabo icogozwa n'urwo rugendo ngo batangira gutuka Imana na Mose ngo babwira Imana na Mose ngo mwadukuriye iki muri Egiputa ko twaryaga watermelon burya Bibiliya ngo yabuze uko yita amadegede ngo yari watermelon abantu bakunda watermelon mwese amen nanjye ndimo bakumbura sa watermelon bakumbura udutungurusumu babwira Mose n'Imana baramwe ngo muri Egiputa twari dufite za rusororo zikirimo ibibanza mwatuzaniye iki hano gupfira mu butayu bacogojwe n'urugendo Imana iravanga ibisi nabyihanganira reka mbabwire ibintu Imana itakwihanganira kugira ngo ni ibintu bidakomeye no kwitotomba ushobora kudasambana kudaca inyuma umugabo cyangwa umugore kutiba rwose waritoje kutiba ariko umutima witotomba ugatuma Imana yohereza inzoka z'ubusabwe ngo Imana yohereza inzoka z'ubusabwe mu Bisiraheli zirabarya bwira mugenzi ngo zirabarya tinya kubivuga yarakuriye zirabarya abagore zirabarya abana zirabarya abagabo zirabarya abakobwa b'amataye zirabarya zirabarya bafite diplome inzoka zirabarya abize Makerere abize muri Harvard abize mu Bushinwa abize inzoka ziraba reba inzoka ikuri ufite diplome abakorera muri office zirabarya abaterera amasari zirabarya ababakomera amashyi zirabarya inzoka zivuye ku Mana zirabya zititaye ku byiciro by'ubudehe
irakureba ikavuga iti nubwo ufite diploma ariko warize makerere uzi kuvuga icyongereza ariko ntago bicamo. Inzoka zivuye ku Uwiteka ntizirobanura, zirya abagore b'amataye zikarya n'abameze nka Joseline. Ugira ngo zireba mu ikofi zabonamo amadolari zikavuga ngo uyu mugabo ugafite amadolari ngabitsa kuri Beka na Benere ngo ntago twe twamurya. Inzoka zivuye ku Uwiteka zirakurya ukumirwa. Ariko ndashimira Yesu ko ari we buruhukira. Uzi ko hari abanyumvise inzoka, uzi ko inzoka ikurya ubyaye gatanu ufite abakwita dadi. Dadi karibu, bakagukuriramo inkweto, kumva inzoka yarakuriye ugendana umuruho, ukabura uko ugira imbere y'abantu ukiyumanganya, nturi burire kuko uri umuntu w'umugabo, kumbe yakuriye kera. Inzoka irakurya ufite abakwita dadi, utaha muri etaje ikakurya ukumirwa. Inzoka ziraryana kandi ziryana muri Arabwenge. Inzoka irakurya ufite inda. Ibidukikije niko numvishe ngo abasatuzi basigaye babyita ngo Imana yabahaye ibibakikije imbere n'inyuma. Inzoka irakurya ibigukikije bikagushiraho. Irakurya icyongereza ukakibagirwa. Nurabona umugabo inzoka yari abwira umugore ngo ntiyagurira amazi akakubwira ati ibase ngiriya n'indobo ngiriya n'isabune ngiriya nawe ufite amaboko wigireyo. Burya inzoka iba yinjiye. Alo, uzi ko munyumvise ubwo mucecetse? Inzoka irakurya uzi kuvuga icyongereza neza, uzi kugitondekanya. Abo ukoresha abaja n'abagaragu bakajya bava ngo dufite boss, ariko wagera ahantu kereke pari inzoka yarakuriye, ukabura uhamagara, ukabura ubwira kumbe wariye we n'inshira. Inzoka iraryana muri Arabwenge ikakurya ikagushyiramo kanseri, kajya bite bazajya bayaguha ariko nanjye n'Uwiteka. Kwisiga fondo tikagufata ukaza uri kizungereza inkuku kwa Joseline, Nyarugenge yose ikagukomera amashyi bati Joseline yaje, ariko wataha wagera mu rugo ugasanga yinshira. Yesu niwe buruhukiro. Inzoka irakurya wambaye bazarishe y'ibihumbi 200. Inzoka ikajya kubwira iti ndaharisha, ambara bazarishe uzajya urarurira, ndahari ndi hano. Inzoka inshira irakurya, inshira irakurya ikakurira mu Rwanda ugahungira muri Amerika, ikajya kubwira iti rega burya ndi umutungo wimukanwa. Ndashimira Yesu ko ari we buruhukiro. Irakurya umukobwa ukajya bango ya ninde ugeramo we azajya nyita shushu pe nakupenda sana I love you. Kajya uvuga uti ningerayo nzaba nduhutse we, nzajya mwita dadi nawe anyite mami. Noneho abahanga muri honeymoon munyikirize mbabwira akantu keza. Twese haleluya. Muri honeymoon baragenda bakandikaho ngo my king, hano cyangwa hano biterwa n'ahashaka ko tubibona vuba. Kandika ati my queen, my king nakupenda sana I love you. Inzoka ikakubwira iti nubwo uri muri I love you nakupenda ariko ndi hano hafi, urahaba ukwezi kumwe ukunda azajya kudiha. My king mind. Noneho abarakore batazi amakuru y'urugendo bahita bamanuka igisenya kwifata selfie, ubwo yambaye agakabutura kagera hano, bya bindi atatwerekeye ku ruhimbi hano abijyana igisenyi. Abatereka nze mpeza abaturage b'Inyarugenge. My king my baby. Abaturage b'Inyarugenge mwese mwambonye kajya yigira cyane. Ayo ba Joseline baze kubyinira bakoze ubukwe rero, kanyuma y'amezi 3 kumva byarangiye ngo yaruvuyemo yagiye. Byagenze bite n'inzoka y'inshira yarinjiye. Ni mudashaka uburuhukiro kuri Yesu, muratoragura envelope amashashi yarashize nta nubwo akigera mu Rwanda. Ushobora kuva hano ukagera Ikibungo iwacu utarabona ishashi. Ndabeshye mwari.
muzasara mu gisirimu musare muvuga icyongereza ujye ugenda wivugisha uti how are you Joseline I am coming from ujye ugenda wiganiriza. Yesu natakubera uruhukiro urajya gusaba divorce tukubone na za ndirimbo wabyinnye na ya misozi wirutse biragucanga, ariko Yesu haleluya. Ndafashijwe mwene gitare, ndafashijwe we, dukomere Imana amashyi. Haleluya. Wari uzi ko inzoka iruma umuntu afite romoruke zuzuye ibicuruzwa birimo birava Dubai cyangwa mu Bushinwa, biterwa n'aho arangurira. Inzoka ikakuruma ikakubwira iti ntabyo uzacuruza maze mpima agakiza kawe ndebe. Ikakuruma habe nabiruma muri Arabwenge ntibirangirire nyuma mu gikari, bikarangirira muri we. Kakubwira iti ko n'ubundi nakurumye se byarangiye, ugenda udodesha ibigera hano, ugenda wereka abagabo bose b'Inyarugenge n'ab'i Kigali ibigukikije, ahari wenda uzahura n'umuhungu w'igipfu, hanyuma mwese umwe yaramurumye nawe iramuruma birangirire Majerwa. Sinzi impamvu mutarizwa ababyeyi muri hano. Haleluya. Ababyeyi abamama bakuze mwese amen. Mbese mujye musengera abakobwa bameze nkatwe kugira ngo tuzagera aho mugeze tutiyandaritse. Guhuza Yesu n'ubuzima bwacu ni ikintu kiri kugora abitorero. Tuzi kubibyina, tuzi kubisirimba, tuzi kubyitereraho puderi, ariko gufata Yesu tukamuhuza natwe bikaba ari ibintu bihuye neza, biri kugora itorero, biri kugora abizera. Inzoka zirabarya, Abisiraheli bajya gutakambira Mose, baramubwira ngo ikibazo dufite turakimenye, tumenye impamvu abana bacu bari gupfa, tumenye impamvu bizinesi zacu ziri gupfa, tumenye impamvu abagore n'abagabo byanze, tumenye impamvu bituyobeye muri Kigali, tumenye impamvu twatutse Imana nawe. None kuko Imana ari umunyembabazi, ihute ugenda uyitubwirire, uyibwire ngo twagarutse Nyarugenge gusenga, uyitubwirire, uyibwire iti amaduka twayafunze, ibintu byose twabisize, uyibwire ngo twakwiriwe imbere tugukeneye. Mose ngajya imbere y'Imana arayibwira ati burya ba bantu uri muri icisha inzoka bagarutse mu iteraniro, bamenye ko ari wowe buruhukiro, bamenye ko ari wowe mahoro yabo, bamenye ko batagufite batabaho, none tubagenze gute nge nawe? Imana ibwira Mose, imubwirira ijambo twasomye, iramubwira ngo genda ucure inzoka mu muringa isa n'izo ziri kubaruma, uyimanike ku giti cy'ibendera, uyirebaho wese azajya akira ubusabwe bw'inzoka. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga Imana ishobora kudukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Ni Imana ikirisha abantu ibipfu by'ibibwirizwa. Mwaruzi ko harimo abantu babipinze, abateye Mose nawe urabeshya ko kubuza umuntu yareba ku giti akabaho. Hanga tirega umutura begereye ngo ubu uruhukiro bwanyu, yambwiye ngo mujye murebaho gucyo gusa. Aranga ati ibintu byawe by'igipindi niyo Mana yawe, yando byigumanira wiriye kugura ati ndapfuye bakabaguyaho. Sinakubwiye ngo urebe ku giti hejuru kwibendera urebe uko wakuruhura. Undi akabaraje abwiye Mose ati umwana wanjye ramuriye. Mose ati umuti ntiwabonetse, si ukureba kwibendera. Undi ati biranze. Mose ati umuti nguriye, ati wayajyana, ibyo ni ibintu byawe n'Imana hoshe. Barabipinga benshi barapfa, ariko abamurebyeho bose baviriwe n'umuco. Abamurebyeho baviriwe n'umuco. Imana ihimbazwe cyane. Yesu niwe buruhukiro. Pawulo yaravuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abari barembejwe bose bakayireba,
ngo niko n'umwana w'Imana yamanitswe hagati y'isi n'ijuru. Abari barushye bose n'abaremerewe baramurebye bavirwa n'umucyo barakira. Yesu niwe buruhukiro. Ibisambo bibiri byari ku musaraba, hagati harimo Yesu. Kimwe kiri iburyo, ikindi kiri munyikirize. Amen. Uzi ikintu gitangaje mushu, ibi bisambo byose byari bifite amahirwe anga. Amahirwe yabo byari ukureba Yesu gusa bigakira. Kandi ntago byari gukira urupfu rw'umubiri kuko amategeko yavugaga ko bigomba gupfa, ahubwo byari ugukira. Hari inyigisho zibabwira ngo nimurebe Yesu abaha abagore. Attention s'il vous plaît. Hari inyigisho zibabwira ngo nimurebe Yesu umucuruze muri Mateus. Ku musaraba birajejeta. Ibi bisambo ibyari bifite amahirwe yo gukira igihano cy'urupfu rw'umubiri, byari byakatiwe burundu, byarangiye, ariko bifite amahirwe ko bibambanywe na Yesu. Reka nze mbabwire ibyo bisambo rero ibyo ari byo, ninjye nawe. Ibyo bisambo ninjye, bari babiri, ninjye nawe abo muri VIP. Haleluya. Burya ibyo bisambo ninjye nawe. Hari igihe wikuramo ukagira ngo nturimo. Icyo gisambo ninjye nawe. Uza aho dutandukaniye ni ukureba Yesu. Munyikirize. Amen. Kandi mushumba, reka nkubwire amakuru akomeye. Abantu baruhiye hafi y'umusaraba. Ku musaraba ariko hari n'abaharuhukiye. Igisambo kimwe kiba kimbwiye Yesu kitari kubura, nawe wazuye Lazaro uri hano we. Nawe wagaburiye abantu 5,000 imitsima 5 n'amafi 2. Ubu nawe uhagaze aha tutarageze tukubona umena inzu. Igisenyi ngo hari abahungu bitwa abuzukuru bandera. Ariko batangiye kugenda bagabanuka bababwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa. Kimwe kiramureba kiti, nawe waturishije inyanja kwera uburi uremeye uri ku giti urahahagaze kwe uhagararanye natwe. Ejo bundi kwa Chantal narabibye, kwa Joseline navuye, wowe nta hantu numvisha ujye. Baba niba uri umwana w'Imana ikureho wikiza. Dore by'abarokore mwigenje ngo mwirirwe Nyarugenge musenga. Ngaho sivaneho ukire. Ngo mwirirwa muririmba ngo muzamuye amaboko muteraza harira 7 z'imiramba. Ivaneho wikize turebe. Icyari iburyo ngo kiramuhindukirana. Kirambwira ati ku buryo no kumusaraba nta discipline we. Discipline wayibuze muri kayitsi yibura no kumusaraba kwera. Uri murasamba ugapfa nta discipline. Ubu se ko twe tuzira ibyo twakoze uyarazira iki? Wigeze umubona mu bagore, wigeze umubona mu kabari, wigeze umubona muri kaderake, wigeze umubona yatwaye abagore babane cyangwa abagabo, wigeze umubona yambaye ubusa, wigeze umubona haraho wamubonye. Aramurabati ntaho namubonye, ariko niba ari umwana w'Imana ni yikize. Arambwira ati Yesu ndakiza iki kintu nta discipline kigira uhereye kera. Ariko ngewe nakurebye mbona uri umunyembabazi. Sinaba nararuhiye muri karitsiye ngo nduhire no kumusaraba ndi kumwe n'umucunguzi. Ntago inkoni nakubiswe. Uru rupfu n'urwa nyuma. Ubwa mbere naribye ntibamfata, ubwa kabiri baramfata barandiha, sinakizwa. Ariko ku iherezo ryanjye, nubwo nta mubatizo nzi, nta gaburo ryaranzi, sinagendanye na Petero ba Yohana ntitwari kumwe, ariko kukurebaho byonyine ndumva ari ubuzima. Aramubwira ngo rata Yesu, ndimo ndabona urupfu rwawe rutarangirira hano, rurarangirira muri paradizo. Kiba gitangiye kwerekwa. Nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriyeho, nk'uwo ngenda mutaka. Aramubwira ngo rata Yesu, hari imbaraga zikurimo. Uyu musaraba
agaciro kubera nyirawo. Nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu arambwira ati Pole, akankunda Yesu, uravuga ngo nzakwibuka wowe yasi kera? Ni mukanya, ni mukanya. Igikorwa cya Yesu ni kibejo kiba none. Munyikirize haleluya. Ntabwo Yesu atabara ejo, ni none, ni now. Ubu tuvugana mu kanya turagiye. Icyari ibumoso kitaya baba nuko barakore basanzwe n'ubundi murakabye. Ubwo se murajya muri paradizo gukora yiki? Yesu arambwira ati kihoreresha mu kanya turaba turi kumwe. Abahanga baravuze ngo Yesu amaze kuzuka azukana abari kuzimu babandi Satani yari yaraboshye intwari zo kwizera, ngo cyasohokanyemo nabo. Yavuga iti hala, nanjye nahuye na Yesu ku musaraba. Bati kisi cya kindi cyamenaga amazuru, ati reka mbabwira narahindutse, yampinduye izina ampirindirisha. Inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Sinyiri icyo abantu bifuza ko mbacyo, ahubwo ni icyo Imana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampirindirisha. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampirindirisha. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariwe. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariwe. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Umbiriza wa musozi we nkwibwirire, aho nakuye ibendera ry'urwibutso. Nzogaruka nje kukubwira ko yampinduye neza akampa izina rishya. Nzagaruka nje kukubwira ko yampinduye izina akampa irindi rishya. Aya mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Haleluya. Paulo yavuze ngo sinkigira umuruho mu bantu barushye sindimo. Niko Paulo avuze. Aravuze ngo mu bantu barushye sindimo. Atanga impamvu yabyo. Aravuga ngo nabambanywe. Bwira mugenzi wawe ngo mubarushye nturimo. Bimubwira ngo mubarushye nturimo. Wabambanywe na Kristo. Iyo turiho amagambo uvuge ngo nabambanywe na Kristo. Kandi si jyewe uriho, ahubwo ni Kristo uri wamurinze. Nta muruho, idini nta muruho ryantera. Kuziga ibitambaro ntibyambara umuruho. Kwambara rumbi si umuruho. Kutanywa inzoga si umuruho. Oya, ahubwo icyanduhuye nabambanywe na Yesu. Hari igihe murushwa n'amategeko y'idini kubera babyanditse bakabishyiraho neza, bakabitegura mu buryo bwiza bukwiriye, kandi ni byiza kubyubaha.
ariko Pawulo yaravuze ngo bazarushywa n'ibyo sindimo. Ngeze ku kigero cyiza cyo kumva uwo ndi we. Ndi ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa kutanywa inzoga. Ndi ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa guca inyuma y'umugore. Ngeze ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa uko nzatereta cyangwa nzateretwa. Ndi ku kigero cyiza. Ndi ku kigero cyiza cyo kudatinya idini ngo nambaye minimum ibyizi, ku cyumweru nambaye birebire. Ibyo ntibikimvuna njyewe Pawulo. Hari igihe mvuga uyu mugabo nkumva nkavuga se Yesu, uyu mugabo barokore bazicarana nawe cyangwa barambeshya. Umugabo wihamirije abwira Timoteyo, mwabagabo mwe nimugerageze murebe uko mwavuga nk'uko Pawulo yavuze. Yabwiye Timoteyo, haramwe ngo Timoteyo mwana wanjye, ushobora kuba utaruzi ubuhamya bwanjye, ariko reka mukubwire, mubwire ibyandagaga imbere n'ibyandagaga inyuma. Haramwe ngo Timoteyo mwana wanjye we, maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro, sinyitera za haleluya nyinshi, sinyibasha kubyina cyane, sinyibasha gusirimba, amateraniro yose sinayitabira, ariko ndagira ngo nkubwire ibizandanze Timoteyo. Haramwe ngo mu ntambara zose sinarwanye intambara z'abanyanga, sinarwanye intambara z'amagambo, sinarwanye intambara z'abandogeye n'abandoga, sinarwanye intambara z'abanyirukanye mu kazi, sinarwanye intambara z'abambenze nabo nabenze, sinarwanye intambara z'amadeni, harimo unarwanye intambara nziza yo kwizera. Haramubwira ngo Timoteyo, iyo ntambara narayirwanye, narizi ibyo kwizera, narabirinze abantu bandeba batanandeba, narabirinze muri geto ndabirinda, narizi ibyo kwizera. Haramubwira ngo Timoteyo we, ntuzamemukire, uzirikane ibiganza nakurambitseho utazamemukira mwana wanjye. Yurwana intambara nziza yo kwizera, hamwe kandi nubishobora, hari ikamba, hari ikamba. Haramubwira ngo Timoteyo we, ukwiriye kuba umugabura mwiza w'ijambo ry'Imana, ukwiriranya neza ibyo uvuga n'ibyo ukora, ntukabivuge ku cyumweru ngo kuwa mbere bikunanire. Utuma abayobozi b'itorero bakwirirwaho bagutekerezaho, ntuzatuma abantu bicara mu nama bakwigaho. Timoteyo mwana wanjye, harambwa ngo ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera utubamo. Harambwa ngo zirikane ibyo mvuze, kuko umwami Imana azakubashisha. Muri kurwana intambara zitari izanyu, mwabuze uburuhukiro, harya ngo mukorana n'ababanga, ngo washatse mu muryango utakwemera, washatse umuntu mudahuje ubwoko biba ikibazo, uri kurwana intambara zitakureba. Ariko Pawulo abwiye Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, ibi bintu urimo bifite agaciro, kandi si bose babihishuriwe. Timoteyo, ntukababazwe nuko umushahara wabaye mukeya, umutima uguhagarare muto umujya gusambana. Timoteyo, ntugahangayikishwe n'abakize vuba, kuko nabahaye umugisha ariko nawe wawe urahari. Timoteyo, ntukababazwe n'abandi ngo ni beza ngo nawe wigira uko ushaka, wishyireho iby'ubururu n'umutuku n'umukara, wirirwa wambaye ubusa i Kigali. Timoteyo mwana wanjye, wagiye ureka. Timoteyo,
Kristo niwe buruhukiro. Imana ibarinde kugira ngo mutaruhiraho mwagakwiriye kuruhukira. ADEPR yatuma abantu baruha kuko atari Kristo. Amadini yatuma abantu baruha kuko si Kristo. Ariko Yesu niwe buruhukiro. Icyama abantu bose bakabimenya kariwe buruhukiro. Mugira aho mubarizwa, mugira adresse, ariko mumenye ko Kristo ari we buruhukiro. Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere gitumye abantu baruha ngo bahuye n'imyigishirize mibi, bigishijwe nabi. Abo twita abaranga ba Kristo bamuranze nabi, bamuvuga nabi. Yesu yamishuriye ijambo ry'abahungu barindwi b'umutambyi witwaga Sikewa. Bari bazi Yesu ariko atari Yesu bahuye. Bari bazi Yesu wa Paulo. Bari abaranga ba Kristo rwose, bazi kubibyina, bazi kubiririmba, bazi no kubyambarira. Ariko bakavuga Yesu wa Paulo. Ngo umunsi umwe bajya gusenga, ngo basengera umuntu urwaye dayimoni. Ngo dayimoni arabareba ati yo namwe kweri use muranyirukana muri abajenti banjye koko, muranyirukana muri abanjye se gute? Ngo barabareba dayimoni irabitegereza, irabatereka tuze tubasebye sha. Dufite abantu bahagurutse muri uyu murimo bateye haleluya tubikirije bagira ngo naho birangirira. Batubwira ngo duhaguruke tugahaguruka, bakagira ngo naho imbaraga ziri. Baduteresha haleluya simirambara tukazikiriza, bakagira ngo naho gukomera kwabo kuri bene Sikewa. Batubwira ibyo badasa nabyo. Iyo batubwiye ngo ntidusambane usanga basambana kenshi. Bene Sikewa batubuza kwibara abashura, bone n'abatekinisiye cyane bakereye amagurupe aho bazajya bibira abantu mu bwenge bateye haleluya. Kugira ngo azagukora mu ikofisa cyangwa mu isakoshi, akwibira kuri gurupe, akajya ahora ategura ibirori bya buri munsi bitarangira. Mukitanga senkana agakoresha 20 cya 15. Bene Sikewa batubwiye Yesu nabi, batubwira Yesu batizeye. Yesu yambwiye ngo icyatumye abantu bataruhuka ngo baruhukire mu nzu y'Imana, bahuye n'imyigishirize mibi. Bigishwa Yesu batahuye nabo ngo abahindure. Ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo arashaka kuruhura abantu. Twese amen. Munyikirize haleluya. Icya gatatu gitumye abantu baruhira aho bagakwiriye kuruhukira, ntago babaho mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ubuzima busoma ijambo ry'Imana abarokore benshi byaranze. Babona umwanya wo kwirirwa kuri Twitter, babona umwanya wo kwirirwa kuri Facebook na WhatsApp, amakuru ashyushya ayo hirya no hino, aya ba Putin barayaza, ayo muri Amerika barayamenya. Ariko amakuru y'ibaruwa Yesu yatwandikiye abizera benshi ntibayazi. Niyo mpamvu mwabuze uburuhukiro bwanyu buri hano. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Iki gitabo kirimo ibyiciro byose cy'ubuzima, kirimo ubuzima bw'abasirikare, kirimo ubuzima bw'abakene, kirimo ubuzima bw'abakire, kirimo ubuzima bw'imfubyi, kirimo ubuzima bw'abapfakazi. Iki gitabo kirimo domene zose z'ubuzima. Nimusome ijambo ry'Imana muzabaho mu buruhukiro. Munyikirize amen. Icya gatatu Yesu yampishuriye gitumye abantu baruhiraho bagakwiye kuruhurirwa, n'ubuzima butarerwa. Abantu benshi ntibagira babarera. Duhurira hano tubateresha za haleluya mushumba, rwose ni byiza. Mwadutoje gutura amaturo, mwadutoje kujya mu makorari no kuba abadiyakoni n'abapasiteri. Mwumva ntako mutagize pe, mwarakoze. Ariko mu gikari ubuzima bw'abizera iyo mu gikari ni gute umwana w'umukobwa akizwa muri ghetto, ntibagira babatoza. Ni gute umwana w'umuhungu yirinda kubiniga i Kigali, ntibagira babatoza. Yesu yambwiye abatoza bo mu byiciro bine.
munega amatwi Chantal yihangane mbivuge nkuko nabihawe mpite nsoza naka kanyuma gusa twese amen munyikirize amen. Paulo yajyaga abwira abantu yabyaje ubutumwa akabwira ngo Timoteyo mwana wanje nukuri kwiyara ntugira ukwita umwana uretse Imana wandi kwita umwana ariko mwisi ntawe ukubwira ngo mwana wanje wirubute kandi n'umucyacuru nk'uyu nyicaye imbere akeneye umwita umwana mu gakiza ntaho uragera udakeneye uwakurera nta jambo nta kintu ufite gishobora gutuma utajya imbere ya mwarimu Jean Paul umubwira uti mwarimu biranyobeye nyigisha inzira y'agakiza. Abantu benshi baba mu madini atandukanye ariko ntibagira ababarera n'imfubyi ziri aho gusa zigendera. Muhura muje gutanga imishinga y'ubukwe, muhura muje hari n'abagira ibyago bakabyigumanira bakabyimenyera bakimama bakipapa kubera nta mushumba bagira ntawe baririra ntawe babwira mbese n'ibyihebe byo mu idini gusa no kwigaburo ntibaza n'abantu babanagiwe gusa nyine bazi gutera haleluya bakabyina bagasirimba bikarangira mu majipo maremare n'amapantaro kabi ntibagira ukwiye umuntu ukurera ukeneye umuntu kwita umwana iyo waba ufite amafaranga angana te ukeneye ukwita umwana niyo waba ufite inzu zingana gute muri uyu mujyi ukeneye umuntu kubaza ngo mwana wanjye mu gakiza umerewe ute n'ibiki bikugora n'ibiki bikunanira kandi cyiza cyuwo agukunda no mu ntege nke zawe. Iyo mubwiye ngo wasambanye nta kwita ikigoryi ati dore uko gisa oya arakubwira ati mwana wanjye watsikiye byanze ariko ejo uzabishobora komera. Iyo mubwiye ko byanze nta gutererana arakugumana arakubwira ngo humura Kristo aracyari umunyembabazi. Imana iduha ababyeyi mu gakiza munyikirize amen. Hari abantu bane Yesu yambwiye bakeneye kukurera. Chantal mbivuge urambabarira iminota 5 twese amen kandi ndabona tukiri kumwe munyikirize haleluya. Ni kuvuga ibishaririye se munyumve niko Yesu yambwiye ngo nze mbabwire. Ubundi murabizi njya mvuga ibihumuriza nkababwira ariko ndi kuvuga uko Umwuka Wera yambwiye kandi nabwo cyagihe niko Umwuka Wera yambwiye. Umubyeyi wa mbere ukeneye mu mwuka ukeneye umushumba cyangwa se tumwita umutambyi. Aha ndasaba bansomere mwarimu nshuti yanjye amfashe gusoma ibi byo ndabivuga nitonze kuko niko Umwuka yambwiye. Dusomere mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14 wumva umushumba icyo amaze. Yakobo 5:14 Yakobo 5:14 muri mwe ego hariho urwaye muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwami geza kuri 15 kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse kandi naba yarakoze ibyaha azaba ababariwe. Mwabyumvisha umumaro w'abasaza n'aba mama bicaye hano bavuze ngo ninde urwaye muri mwe ngamutumire mu rugo amurambikeho ibiganza amusengere. Abantu benshi ntimugira babasengera kandi abashumba barahari. Kristo yabashyizeho ngo tubakoreshe badukorere n'abakozi bacu. Nimubyemera ko muri abakozi bacu se nimubegere ngo bazabarambikaho ibiganza mukira indwara murwaye. Kanyari rishobora kugukiza ariko muri aba bantu harimo imbaraga zikiza. Kabiri umuntu wa kabiri Yesu yambwiye ukeneye n'umuhanuzi. Ubwo ngeze hano murafashwa bitangiye kuza. Umuhanuzi somera gutegeka kwa 2:18 murongo wa 12. Aya magambo se kari menshi mwarimu wanjye reka nyavuge mu mutwe kubera ko ni kuva kuri 12 kugeza kuri 24 abandika. Gutegeka kwa 2
18, 24 kugeza 12 kugeza 24. Nasanze uyu mubyeyi wambanjirije kwigisha yabivuzeho. N'umuhanuzi witwa Mikaya, umuhanuzi udahanura ibyo abonye kuko yari ifiriti. Musigayemo batega inyama z'inkoko kubera muzi ko bavuye mu cyaro vuba, mukabatega inyama z'inkoko n'imiceri imiceri y'amapirawo. Abantu tuvuye mu giturage twe dukunda ipirawo. Mukabatega ipirawo irimo amavuta menshi na salisi. Noneho agahita kwitegereza akafata, ariko buriya uyu mugore arasa n'umuntu uzajya muri Amerika. Reka mubwira ngo ikujyanye muri Amerika. Ntuzi naho bapurayingira, ntuzi niyo bibera, ariko wamuhaye umuceri w'ipirawo umukubita na mayoneze ushyizeho n'inyama z'inkoko, aracanganyikirwa. Ariko Mikaya si kameze, ntabwo ari kateye, ntabwo umushukisha etaje ngo ahanure ibyo abonye. Avuga ibyo umwuka avuze. Haleluya! Avuga ibyo umwuka avuze. Yavuze ngo Imana izakwicira kwica, iyo avuze ngo izagukiza iragukiza kuko abibwiwe n'Imana. Ukeneye umuhanuzi utakuvangirwaho, ukureberamo ariko akakubwira ibivuye ku mutima w'Imana. Murabategesha ibitenge mu baguriye hano hirya downtown, ukamujyana ukamugurira baze cyangwa super ibihumbi 80 ubutaha yaza agacanganyikirwa. Ariko Mikaya se kameze. Murabazana mukabashyira no mu ngo zanyu, twarabimenye. Haka abantu b'i Kigali ni beza Mana yanjye. Uzi ko muvana abahanuzi mu ntara mukabashyira mu ngo zanyu. Uwi Musanze iyo byanze ujya mu Ruhengeri, wo mu Ruhengeri wo byanze ujya ku w'Ikibungo, mukabashyira mu ngo zanyu bagahinduka abakozi banyu. Ariko Umwuka Wera yambwiye ngo ukeneye umuhanuzi ureba akakubwira ikivuzwe n'Imana atari kivuzwe n'umu. Gatatu, twavuye ku mushumba, twavuye ku muhanuzi, tugeze ku muterankunga. Reka uyu muntu aba ari we nsorezaho, ibindi nzabivuga ngarutse na Yesu yagiye atabisoje byose. Umuterankunga ni muntu ki? Ni umuntu ushobora kuba atazi gusenga cyane, ni umuntu utazakuzamukana ku musozi, ariko akureba akavuga ngo uyu muntu umuguriye agatenge yabera. Umuterankunga ni umuntu ukureba akavuga ngo uyu muntu abana n'Imana, reka mwishyurire minerivare y'abana. Umuterankunga we akaba kuruhuye umutwaro wa minerivare y'abana. Imana ibahe abaterankunga ko muna mutabashaka. Hano nge mfitemo umuterankunga ariko sindi bumuhagurutse ngira ibanga, kandi ubu mwese muri abaterankunga. Munyikirize amen. Ukeneye umuntu kuruhura umutima. Paulo yandikira Filimoni 1:20 yarambwiye ngo bibe bityo mwene data, unduhura umutima muri Kristo. Munyikirize amen. Ukeneye umuntu kuruhura umutima, niyo waba ufite amafaranga ngana gute, ibigeragezo byaje amafaranga ntakora, hakora ijambo. Abakobwa muri hano twese haleluya. Iyo waba ukora mu biro bimeze bite, akubaha uri umukobwa, iyo bakubenze bimera bite, urira kimwe n'uri Kibungo uri guhinga. Mukeneye abaterankunga, Uwiteka abaha abaterankunga. Munyikirize amen. Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri. Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri. Reka mbinginge kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyanyu, muhaguruke dusenge. Haleluya. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu rupfu rwe,
Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana dukeneye kuruhukira muri Kristo, kandi ku musaraba wahamuriza n'umuntu waruhura umutima wanjye. Imana yahahuguriza n'umushumba, Imana yahahuguriza n'umwigisha ukwigisha Kristo neza udafite umwuka nk'uwa bene Sikewa. Imana yahaguhuriza n'umuntu kubera umubyeyi mu gakiza. Imana yahaguhuriza n'umuntu ugukiza ideni ufite, nabyo birashoboka. Yesu arabafite. Muri Yesu niho hari uburuhukiro. Tumurebeho tuvirwe n'umucyo. Mana mu izina rya Yesu, uri uburuhukiro bwacu. Yosuwa ntiyaruhuye Abisiraheli, Mose ntiyabaruhuye, abacamanza ntibabaruhuye, ariko wowe uri karuhura. Ujya uruhura abantu bakaruhuka. Amadini tubamo ntiyaturuhura, insengero nziza dusengeramo ntizaturuhura, imiryango ntiyaturuhura, abana twabyaye ntibaturuhura, ababyeyi bacu ntibaturuhura, inshuti zacu ntizaturuhura, amafaranga dutunze ntiyaturuhura, akazi keza ntikaturuhura, kugira akazi keza ntibyaturuhura, kwiga amashuri menshi ntibiruhura, kugira umugabo mwiza ntibiruhura, kugira umugore mwiza ntibiruhura, kuvuga Icyongereza ntibiruhura, kuba mu Rwanda ntibiruhura, kuba muri Amerika ntibiruhura, kuba mu Burayi ntibiruhura, ariko Yesu niwe buruhukiro, niwe buruhukiro, ruhura abababaye. Ubwo yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dukeneye kuruhurwa na Kristo, dukeneye kuruhurwa n'Imana. Jehova irera riringira bangwa ni kenshi twifuje umunezero ntibyemera, ngo twawushakiye mu mashuri twize biranga, tuwushakira mu miryango biranga, tuwushakira mu mafaranga biranga, ngo ariko tukugezeho Yesu tubona biremeye, tubona biremeye, tubona biremeye. Hano harimo imfubyi zitaruhuwe n'abazirera ariko zaruhuwe na Yesu, harimo abapfakazi bataruhuwe n'imiryango bashatsemo ariko Yesu ababera uburuhukiro. Waturuhuye umutwaro w'ibyaha kandi uturuhura n'umutwaro w'umuruho w'amategeko, niwe buruhukiro. Komeza ukora uwo murimo mwiza, uruhura aba babyeyi, uruhura aba bakobwa, uruhura aba basore, uruhura aba bagabo, uruhura abana bato, uruhura abasaza n'abakecuru, kuko ni wowe buruhukiro kandi urabishoboye, kandi urabishoboye. Uruhurira abantu mu tuzi bakora, uruhurira abantu mu maduka bacuruza, uruhurira abantu mu migabane barimo, uruhura bitorero cyane cyane, ubaruhura umuruho w'icyaha. Uzaba ugize neza, uzaba ukoze. Urakoze ko ijambo ryawe uriherekeje. Reka tugukomera amashyi menshi, ababyeyi bakuvugiriza impundu, bagushimire kuri Imana yo kwizerwa kandi niwe buruhukiro, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya, amen. Joseline, Imana imuhe, Imana imuhe iki umugisha. Hanyuma tugiye gufatanya ka korasi ko kuba muri Yesu, ariko tusenga tugiye gusengera abantu barushye, baruhijwe n'indwara. Haleluya. Ariko tubanza tubigenze gutya, sinshaka umuntu uzana malaria unywa kwaritemu, ndashaka abantu babwiye ko ari negatifu. Yes, nuko nyobowe ariko